ushobora kumbuza inzira ijya kuvoma nk'uko uwo muturage cyangwa abaturage byabagendekeye, bigatuma utekereza utari ko ntafite uko hari senyenge wenda uragenda nimugoroba bakayikata bagacengera bagavoma amazi, ariko noneho wa wundi washyiraho senyenge agiye agashyiraho urukuta rukomeye, ubwo nabyo bizaruhanya kugira ngo ubone aho unyura kurusha. ariko ushobora gutekereza ariko aya mazi nta bundi buryo bwo kuyabona. ushobora gucukura borehole murayizi, ushobora kumvikana n'abandi bameze nkawe cyangwa nawe ubwawe ukareba mu isambu yawe utari kuwacukura aha hantu nkamanuka se nagera ku mazi. Birashoboka, ariko ntibivuze ko bizashoboka igihe cyose cyangwa ariyo alternative yoroshye. Hari n'undi uvuga uti ubwo bagiye kujya bamfungira nkajya ngira ibibazo, ngiye gushyira imireko ku mazu, nshyireho naho kuyafatira ayo mazi. Igihe cy'imvura njya mfata amazi menshi yakoreshe anampitishe no mu gihe cy'izuba kugeza igihe indi mvura izagwira nkabona andi mazi. Urumva ndiho ndavuga ukuntu umuntu iyo ufite ibibazo nk'ibyo utangira gutekereza uko ubaho ku buryo bushobotse. Muranyumva? Hari umuntu wigize kumbwira, ni abantu batifurizaga neza u Rwanda, bavuga ngo plani yabo ni ukutuzengurutsa ibibazo hose, Burengerazuba, Burasirazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo, ngo nk'u Rwanda ngo batunige, ndetse nyine ubwo tuvemo kuremba no kuba twanapfa. Ndamubwira